Uyu munsi ngiye kubasobanurira filime yitwa The Brand New Testament yasohotse 2015. Abantu benshi bizera ko Imana ibaho ariko ikintu batazi nuko Imana yibera mu Bubiligi ibana n'umugore wayo ndetse n'umwana wayo yitwa EA. Mbere yuko Imana irema abantu yari ibayeho yonyine ihitamo kurema mu Bubiligi, irangije irema inyamaswa ishyira muri uwo mujyi kuko yumvaga ifite irungu kugira ngo zajye zimara irungu, ariko inyamaswa nta kintu gishya kiza kizana, bituma irema umuntu, irema umugabo, imureba mu ishusho yayo, irangije imushyira muri uwo mujyi, atangira kuzenguruka uwo mujyi kugeza igihe yaje guhurira n'umugore bagakundana ndetse bakabyarana, ari naho iterambere ryose ryaturutse. Kuri ubu ngubu Imana ibana n'umugore wayo ndetse n'umwana wayo EA mu Bubiligi, ndetse umwana w'Imana ndetse n'umugore w'Imana bakaba nta kindi kintu bemerewe gukora muri iyo nzu uretse kureba siporo kuri televiziyo. Ubushobozi bw'Imana bwose buba muri computer ikoresha ndetse ikabikoresha mu gukontorora ubuzima bw'abantu bwose. Umwana w'Imana ndetse n'umugore w'Imana nta n'umwe wemerewe kwinjira mu biro by'Imana. Umunsi umwe Imana yaje gusohoka isiga idakinze ibiro, hanyuma wa mwana wayo witwa EA aza kwinjira muri ibyo biro, atungwa no gusanga ibintu byose biba ku isi byose biba biri muri iyo computer, ndetse agenda abona ibyago byose n'amakuba ndetse n'ibibazo byose Imana yagiye iteza abantu birayitungura. Umunsi Imana yaje kubimenya ifata EA itangira kumukubita. EA nyuma y'igihe kinini akorerwa ihohoterwa ndetse ababazwa cyane na papa we, yaje gufata umwanzuro wo gushaka inzira yamusohora aho hantu akajya hanze mu bandi bantu. Ahitamo guhamagara musaza we witwaga Joyce wari warapfuye kugira ngo amufashe. Muri iryo joro EA yamaze gutunganya ibintu bye byose, amaze gupakinga yahamagaye Joyce araza atangira kumubaza inama z'ukuntu yasohoka aho hantu. Joyce amubwira ko ikintu cya mbere agomba gukora ari ugushaka abantu azafata nk'abigishwa be mu gihe azaba ageze hanze. Joyce yamubwiye ko yagerageje gufata abantu 12 akabagira abigishwa be ariko bitigeze bikunda. Amugira inama yuko yafata byibura abantu 6 kandi abo bantu 6 azabakura mu madosiye ya papa we, ndetse amubwira ko ubushobozi bw'Imana bwose nta handi hantu buretse muri computer, abaye adafite iyo computer nta kintu na kimwe yakora. Amugira inama yuko agomba kuzakora ikintu cyiza ku bantu mbere yuko asohoka aho ngaho kugira ngo abantu bazabashe kumwizera. Ndetse Joyce yabwiye EA ko agomba kuzandika New Testament cyangwa se isezerano rishyashya. EA yahise atangira gukurikiza inama Joyce yari yamugiriye. Muri iryo joro aragenda asanga Imana isinziriye muri office yayo, arinjira aragenda afata imfunguzo z'Imana, arangije aragenda ajya mu madosiye y'Imana afatamo udukarita 6 twarangaga abantu bari hanze ku isi azafata nk'abigishwa be. Arangije ajya kuri computer yandikira message buri muntu wese wari uri ku isi imubwira itariki n'igihe azapfira. EA arangije arasohoka aragenda anyura muri washing machine cyangwa se imashini imesa kuko ariho Joyce yari yamurangiye inzira izamugeza hanze. EA ageze hanze akiva muri iyo washing machine yahise abona ahantu hari igikarito cyari kirimo ibintu byo kurya babajugunye, aragenda afata bag atangiye kuyirya. Haza umugabo w'umusabirizi wari umukene witwaga Victor amubuza kuyirya ndetse amubwira ko ari ibyo biba byangijwe. EA yahise abaza Victor niba azi gusoma akaba azi no kwandika kugira ngo azamufashe kugenda yandika iyo New Testament cyangwa se isezerano rishya umusaza we yari yaramubwiye, ariko Victor ntiyashaka kubyivangamo yanga kumufasha. Ariko EA ntabwo yigeze ava kwizima, yakomeje kumwinginga kugeza ubwo yakomeje kumukurikira akaza no gusinzira. Victor akamugirira impuhwe akamuheka. Igihe EA yari akangutse yakomeje kuganiriza Victor amubwira ko paradizo nta handi hantu bazayibona, paradizo iba ku isi, ariko Victor yanze kubyemera kuko ntabwo yari azi ko EA ari umwana w'Imana. Tugarutse ku Mana, Imana yarabyutse mu gitondo isanga urufunguzo rwayo ntarwo ifite, ndetse isanga na mashini yayo ibintu byose byari birimo byahindutse, ihita imenya ko byanga byakunda hari ikintu cyabaye. Yahise yiruka ijya gushaka EA mu nzira amubura, ibona washing machine yari ifunguye, ihita imenya ko EA ariho yashobora kuba yaciye asohoka. Tugarutse ku ruhande rwa Victor na EA bakomeje kuganira kugeza ubwo Victor yaje kwemera gufasha EA gushaka abo bantu bazaba intumwa za EA. Bagiye ku muntu wa mbere ari umukobwa witwaga Aurore, ndetse yari umukobwa baga wenyine kandi yari umukobwa mwiza cyane. Byatunguraga abantu bose kuko umukobwa yari akunzwe n'abahungu benshi ndetse yagirirwaga ishyari n'abakobwa benshi, ariko we akaba nta kintu byari bimubwiye. Aurore yari asigaje imyaka 11 yo kubaho, ndetse akaba bitarigeze bigira n'ikintu kimwe bimuhinduraho, yakomeje kuba mu buzima yari abayemo. EA na Victor igihe bamugeragaho yatangiye kubaganiriza inkuru y'ubuzima bwe, ababwiye n'ukuntu yacitse akaboko ndetse akaba yambaye akaboko ka plastique, akabyo byatumye yiheba. EA akomeza kumuhumuriza ndetse amubwira ko ari buze kumuhereza inzozi nziza mu ijoro ziri buze kuba nk'igitangaza kuri we kimwemeza ko EA ari umwana w'Imana. Bari kuva muri urwo rugo ku muntu wa mbere bagiye kure umuntu wa kabiri ariwe Jean Claude. EA yagiye abaza Victor niba yabaza igihe azapfa, ariko Victor amubwira ko nta telefone agira, atigeze abona ubwo butumwa. EA na Victor bakomeje kujya gushaka abo bantu. Bageze ku muntu witwaga Jean Claude basanze atari we, kubera ko umugabo nyuma yo kumenya yuko abura imyaka 12 yonyine kugira ngo apfe, yahise ava mu kazi yari arimo, arangije aragenda ajya kwicara ahantu ku nyanja, ahitamo kuzahaguma kugeza igihe azapfira. EA na Victor bamusanze aho ngaho bamubaza impamvu ari aho ngaho, ndetse EA yatangira kuganiriza inyoni yari aho ngaho. Inyoni iza kumubwira ko yakunze uwo mugabo kubera ko imaze iminsi yamubona. Jean Claude byaramutunguye, ahitamo guhaguruka atangira gukurikira iyo nyoni. Imana yaje gushaka uburyo yasohoka aho ngaho ikajya gushaka EA hanze kugira ngo ahiye urufunguzo rwayo, ariko umugore w'Imana agerageza kumubuza, ariko
Imana iramutuka cyane imubwira ko umugore wari injiji, imubwira ko nta kintu na kimwe azi. Imana ikomeza kumutuka cyane imubwira ko abantu bari basanzwe bitwara neza kubera ko batari bazi igihe bazapfira kandi bakaba bagiye guhindura imyitwarire kuva bamaze kumenya igihe bazapfira. Umugore w'Imana yaracecetse kubera ubwoba no gusakuza k'umugabo we, aramwihorera aragenda. Imana igisohoka ikigera hanze yasanze umukecuru wari wicaye hanze, amubonye asohoka muri washing machine agira ubwoba ahita amutera spray mu maso. Birangira Imana ihunze iragenda ijya kuri cya gikarito umwana wayo yaciyeho, igiye gufata baga ngirye, hahita haza ibisambo biramukubita kugeza ubwo yaje kwisanga mu bitaro. Imana ikigera mu bitaro yatangiye gutonganya abaganga ko bamukoreraga ku gisebe, bose baza bamureba ariko nta n'umwe wigeze umuha umuti cyangwa amuvure. Imana isohoka mu bitaro iragenda, igiye gusohoka ihura n'umwana wari ufite umugati arawumwaka. Mama w'uwo mwana ahita amukubita umutaka mu mutwe, Imana ayikubita hasi. Tugarutse kuri EA na Victor, umuntu wa gatatu bagiye kureba yari umugabo witwaga Mark, akaba ari umugabo wakundaga abagore cyane ndetse ishusho yamuhoraga mu maso ari umugore yari yabonye kera akiri umwana, akaba ari ishusho yamuhoraga mu maso ndetse akaba yaraje gukundana n'undi mukobwa ariko nawe ntagira amahirwe yo gukundana nawe. EA na Victor baramwegereye baramuganiriza kugeza igihe baje kumubwira ko afite ijwi ryiza ndetse yakarikoresheje akaribyaza umusaruro. Mark yahise ahitamo kujya kuba umudirector w'amafilime. Imana ikiva kwa muganga yahise yerekeza mu nzira ijya mu rusengero, ariko mbere yo kwinjira mu rusengero yaje guhura n'abandi bagabo b'ibijana nabo batangira kuyikubita, ariko padiri arayitabara ijyana mu nzu, atangira kumubwira ko agomba kwiga gukunda bagenzi be nk'uko bikunda kuko ariko Imana yari yaravuze. Imana birayibabaza kubera ko atari yarigitse bivuga, ahubwo byari byaravuzwe n'umuhungu wayo witwaga Jace washakaga guhora akora ibintu bitandukanye n'iby'Imana yashakaga, kuko Imana yashakaga guhora ibona abantu bababara kuko aricyo yari yabaremeye kugira ngo akore ibintu bitandukanye n'iby'Imana yashakaga. Imana byarayibabaje itangira kubwira padiri ko ariyo Mana ndetse itigeze ivuga ibyo bintu. Padiri yanga kubyemera kugeza igihe Imana yaje gutangira kumubwira ibyago byose yagiye ahura nabyo, ikamubwira ibintu byose bibi yagiye imuteza mu buzima ndetse imubwira ko ari byose yabitezaga. Padiri biramurakaza atangira kumukubita. Tugarutse ku ruhande rwa EA ndetse na Victor, bagiye kureba umuntu wa kane ari wari Francois wari usigaje imyaka 25 yo kubaho. Akimara kumenya ko asigaje imyaka 25 yo kubaho, yahise afata amafaranga yose yari yarakoreye aragenda yaguramo imbunda kugira ngo ahitamo kwibera umwicanyi kuko kuva kera yakundaga kwica abantu. EA na Victor bamusanze mu ishyamba batangira kumubaza ikintu cyari gituma yica abantu. Nyuma yaho EA amwereka umukobwa wari uri gutambuka aramubwira ngo amurase. Francois yafashe imbunda ye aramurasa, isasu riragenda ryinjira muri uwo mukobwa ariko ntiyagira ikintu aba. Victor na Francois babibonye nk'igitangaza ko batari bazi ko bibaho. Hanyuma Francois ahita afata umwanzuro wo gukurikira uwo mukobwa, gusa uwo mukobwa yari Aurore wa wundi EA yari yarakoreye igitangaza. Francois yahise atangira kumukunda, aramukurikira amusanga muri esanseri, amuzanira indabyo yari yamuguriye amubwira ko yamukunze, ariko Aurore nta kintu yigeze amusubiza, ariko indabyo yarazifashe arazitahana. Mu gihe Jean Claude yakomeje gukurikira ya nyoni, yagiye abona inyoni nyinshi zagendaga ziza zimusanga zikamubyinira. Tugarutse kuri EA na Victor, umuntu wa gatanu bagiye kureba yari umugore witwaga Martin, akaba ari umugore wari usigaje imyaka 5 yo kubaho ndetse akaba ari umugore kuva kera akiri umwana yari romantike cyane, ariko akaza guhura n'ikibazo cyo gushakana n'umugabo utari romantike ndetse wamuvunaga akamukoresha ibintu byinshi ndetse amufata nabi, kugeza igihe uwo mugore akimara kumenya igihe azapfira yahise ahitamo gufata amafaranga ye yose aragenda yaguramo umu escort uzajya umurinda. Gusa ntibyamurangiye neza kuko umu escort yaje kumwe amafaranga yose yari afite arayatwara. Igihe EA na Victor bamugeragaho bamuganirije bamubwira ko ashaka kumusohokana bakamujyana ahantu habaga inyamaswa nyinshi. Bagezeyo ingagi yaje kumukunda ibibwira EA ndetse na Martin, biramutangaza ndetse biramushimisha, ahitamo kugura ingagi ayijyana mu rugo kugira ngo izajye itera nubwo umugabo we wamuhohoteraga. Aurore byaje kugera igihe yaje guhamagara Francois amusaba ko yaza kumusura. Francois ageze mu rugo, Aurore yamweretse ikibazo yari afite cy'ukuboko agakora ari kumuhereza, gusa Francois nta kintu cyari bumubwiye, yarabyishimiye amubwira ko ukuboko nta kintu kumutwaye kuba kwaravuyeho. Aurore nawe biramushimisha, bahita batangira gukundana ndetse umunsi baranararana. Imana ashatse gusubira mu nzu yayo nyuma y'uko yari imaze kubona ko itazabasha kubona Aurore, isubira hahandi kuri za washing machine, itangira gushaka washing machine yaba yasohotsemo irayibura. Imana imaze kubona ko itazapfa kubona inzira isubiza mu nzu yayo, yahisemo kugaruka mu muhanda kugira ngo ishakishe EA yazaye imfunguzo zayo. Imana yaje gusanga EA ahantu ku mugezi iramwirukankana, ariko EA na Victor bambukira ku mazi bagendera hejuru, ariko Imana ibigerageje igiye kwambukira ku mazi itigwa mu mazi iraruhama. Groupe y'abagabo yaje gutabara Imana ijyana ahantu mu rusengero rwa padiri. Padiri amubonye abona ko ari umuntu atazi ndetse bahitamo ko bamujyana kuri polisi bakazamujyana mu kigo cy'impunzi. Tugarutse kuri EA na Victor, umuntu wa nyuma bagiye kureba ari nawe wa gatandatu ni umwana muto w'imyaka 10 witwaga Willy wari usigaje iminsi 14 gusa yo kubaho. Igihe EA na Victor bamugeragaho bashatse uburyo bafatanya kugira ngo umwana amuhe ibyishimo mu gihe gito yari asigaranye azapfe yarishimye. Willy na EA bahise bajyana gutembera ahantu habaga amafi ndetse batangira kuganira, birangira banakundanye kubera ko bari mu kigero kimwe. Umunsi wa nyuma Willy yari asigaje nyuma y'icyumweru
cyari gishize bamwitaho. EA ndetse n'abandi bantu bose yagiye akorera ibitangaza twafataga nk'intumwa ze baje gufata Willy bamujyana ku mazi kugira ngo aze gupfira ahantu heza bategeza ko amasaha yo gupfa ari bugere. Kuri uwo munsi umugore w'Imana yari ari mu nzu y'Imana, niwe wasigayemo wenyine. Yari yishimye kuko yumvaga ko abohotse, atangira gukora amasuku, atangira gushyiramo indirimbo, agakora amasuku abyina, agenda akoropa ahantu hose, aza no kwinjira mu biro by'Imana nta kibazo na kimwe afite. Aragenda atangira gukoramo amasuku, arangije acomokora imashini y'Imana kugira ngo atunganye muri purize Imana yacomekagamo iyo mashini. Mu gihe yari acomokoye iyo mashini, ibintu byose ku isi byahise bitangira guhitira, atangira kuza umutingito, ndetse icyo gihe n'Imana yari kujyanwa n'abapolisi kuri cya kigo cy'impunzi. Icyo gihe imodoka Imana yari irimo yatangiye kubura control, nayo itangira gutitira, ndetse n'ahantu Willy n'aba bandi bari bicaye bategereje ko Willy igihe cyo gupfa kiri buze kugera cyarageze ntiyapfa, ahubwo kuri beach hose atangira gutitira, amazi atangira gutitira, abantu bagira ubwoba. Imana yakomeje gukoropa kugeza ubwo yaje kurangiza gutunganya muri iyo purize, ikongera igacomeka imashini, ibintu byose bigasubira uko byari bimeze. Icyo gihe umugore w'Imana akimara gucomeka imashini yahise hazamo ubutumwa bumubwira ko ashyiramo password. Umugore w'Imana ahita ashyiramo 18 ndetse password imubwira ko ari ugiye kuba Imana, ndetse imashini imubwira ko ari ugiye kuba Imana. Icyo gihe ibintu byose byahise bihinduka cyane ku isi kugeza ubwo abantu bose bari kuzapfa. Igihe cyo gupfa cyahise gihinduka, nta muntu n'umwe wari uyipfa, ndetse ikirere gitangira kuzamo indabyo, ahantu hose hahinduka heza, ndetse hahinduka nko muri paradizo, abantu bose batangira kwishima. Icyo gihe amaradiyo yose n'amateleviziyo nta kindi kintu yatangazaga inkuru nziza gusa, ndetse Imana yaje kujyanwa mu kigo cy'impunzi, igerageza no kuhava, iragaruka za washing machine, itangira gushakisha inzira yazacamo isubira mu nzu yayo. Filime yacu irangira batwereka Imana yongeye kugaruka kuri za washing machine iri gushaka inzira yayisubiza mu nzu yayo, ariko ikomeza kubura inzira. Tubibutsa ko gukora subscribe ari ubuntu, mukaba mudushyigikiye kandi muteye n'inkunga yo gukomeza gukora video nk'izi.